hari byinshi bigifatwa nk'inzozi mu bihugu byo muri Afurika, by'umwihariko kubona igihugu cyageje mu bukungu, giteye imbere mu buvuzi ndetse n'uburezi nk'uko igihugu cya Libya cyari kimeze ubwo cyayoborwaga n'umugabo witwa Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi wabonye izo mwaka w'1942 akaza kwicwa mu mwaka w'2011. Kuri ubu imyaka irenga 14 irashize uyu mugabo akuye ku butegetsi agakurwa no mu buzima. Kuri musone ntabwo ngiye kugarukira ku mpamvu zitandukanye za politiki ushobora kuba warumvishe zatumye Muammar Gaddafi akurwa mu buzima, ahubwo reka mubwire ko abahanga baje kuba bavumbura ko hashobora kuba hari izindi mpamvu zidashingiye kuri politike zashobora gutuma uyu mugabo akurwa ku butegetsi ndetse agakurwa no mu buzima. Umugabo bamwe bafataga nk'umutegetsi w'umunyagitugu, ariko nanone yafatwaga ku rundi ruhande nk'intwari mu baturage be, kubw'impamvu tugiye kureba muri aka kanya. Mbere yuko dutangira, reka manze ngusobanure ko buriya igihugu mu gihe gifite umuturage ubayeho neza, kikaba kihagije mu bukungu, kikaba giteye imbere mu buvuzi, kikaba kidafite amadeni, mu yandi magambo kiba ari igihugu gisa nk'ikibohoye bitewe n'uko ari igihugu kiba kibeshejeho. Ibidakunze no kugaragara mu bihugu byo muri Afurika, aho usanga byinshi byugarijwe n'inzara, byugarijwe n'amadeni ndetse binugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Izi mpamvu ngiye kugusobanurira zishobora kuza gutuma utekereza neza, ukaza kumenya impamvu koko Muammar Gaddafi hari bamwe batishimiraga kuba yari ari ku butegetsi bwa Libya, ndetse nkomeza nkwibutsa ko nanone Libya kuva yabura Muammar Gaddafi n'ubu ngubu igihugu kitarasubira ku murongo, hari byinshi bitarajya ku murongo nk'uko byahoze. Impamvu ya mbere rero yaje kuba itangazwa ndetse ikaba ari impamvu idashingiye kuri politike, ishobora kuba yaratumye Muammar Gaddafi hari bamwe batamwishimiraga. Ubwo turaza kurebera hamwe wenda impamvu nabo bashobora kuba bataramwishimiraga, cyangwa se numara kumva zino mpamvu ngiye kukugezaho ushobora no kuza guhita usobanukirwa impamvu ibintu byagombaga kugenda gutyo. Impamvu ya mbere batangaza ngo buriya muri Libya ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi nta muturage n'umwe wo muri Libya wishyuraga amashanyarazi. Uyu muriro w'amashanyarazi wabaga ari ubuntu kuri buri muturage wese, bivuze ko leta yashoraga amafaranga mu kwishyura abaturage bayo umuriro w'amashanyarazi. Byanze bikunze bino bisobanuye ko mu gihe igiciro cy'amashanyarazi ari 0 ku muturage, leta ariyo yita ku bigendanye n'amafaranga y'amashanyarazi cyangwa se n'ibiciro bya fagitire z'amashanyarazi, bivuze ko nta muturage n'umwe utemerewe gutunga amashanyarazi. Nkomeza mbibutsa ko buriya amashanyarazi ari amwe mu bintu byihutisha iterambere cyane mu gihugu, bitewe n'uko haba hari serivisi nyinshi zishobora gukomerezaho zishingiye ku mashanyarazi, haba hari imishinga myinshi ishobora gutangira ishingiye ku mashanyarazi, ndetse na business nyinshi abantu bashobora kuba bashinga, bashobora kuba batangiza ishingiye ku mashanyarazi. Rero ngo buriya muri Libya ku bw'ubutegetsi bwa Gaddafi nta muturage n'umwe wishyuraga igiciro cy'amashanyarazi, nta n'umwe yishyuraga amafaranga y'amashanyarazi, leta niyo yishyuraga ibigendanye n'amashanyarazi. Iyo ngiyo ni impamvu ya mbere. Indi mpamvu ya kabiri batangaza idashingiye kuri politike yashobora gutuma Muammar Gaddafi n'ubundi yicwa nk'uko byagenze, bivuga ko ngo buriya igihugu cya Libya mu gihe cyayoborwaga n'umugabo witwa Muammar Gaddafi cyari igihugu kidafite ideni iryo ari ryo ryose. Mwibutse ko kubigendanye n'amadeni buriya byakugora kubona igihugu cyo muri Afurika kidafite amadeni, igihugu kidahabwa inkunga n'ibindi bihugu bitandukanye. Libya rero yari yihagije cyane mu bigendanye n'ubukungu, ku buryo aho kugira ngo igire amadeni ahubwo yagurizaga ibindi bihugu. Mu yandi magambo, Libya cyari cyo gihugu cyo muri Afurika kitagira ideni na rimwe. Nanone ngiye akaba ari ingingo yafatwaga nk'ikibazo cyane, bitewe n'uko buriya igihugu kidafite ideni, igihugu kidahabwa inkunga, kiba ari igihugu kibohoye mu yandi magambo, ku buryo kiba ari igihugu kigendera ku bitekerezo byacyo, kiba ari igihugu udashobora gukangisha ko uri buze kugira ibyo uhagarika bikaza kugihungabanya, kuko nta deni kiba gifite, nta n'inkunga kiba cyakira, ahubwo kiba ari igihugu cy'ubwacyo kibeshejeho.
iyo ngiyo akaba ari impamvu ya kabiri. Hanyuma ku mpamvu ya gatatu bavuga ko Kadafi ngo buriya yari yarasezeranyije ababyeyi be ko atazigera abubakira inzu cyangwa ngo abagurire inzu mu gihe abaturage bose bo muri Libya batari babona aho batura. Ibi bishatse kuvuga iki? Bivuze ko ku butegetsi bwa Kadafi we yifuzaga ko buri muturage wese utuye muri Libya agira aho gutura, agira inyubako yo guturamo, ko ndetse mu gihe ibyo ngibyo bitaraba ababyeyi be ntabwo yashoboraga kuba yabubakira inzu cyangwa se ngo agire inzu abagurira. Iryo ngiryo ni isezerano yahaye ababyeyi be yuko azabagurira inzu ari uko buri muturage wese wo muri Libya afite aho gutura. Ibi bisobanuye ko nta muturage n'umwe wo muri Libya wagombaga kubaho ubuzima adafite aho gutura. Buri wese yagombaga kuba afite aho tuye. Mwibutse ibi ngibi ni bimwe mu bintu igihugu gishobora kuba cyarashoragamo ingengo y'imari ihambaye cyane ku buryo buri muturage wese uri mu gihugu agira aho gutura. Hanyuma rero ingingo ya kane yakomeje kuba itangazwa nuko ngo buriya muri Libya ku butegetsi bwa Kadafi buri musore wese n'inkumi bajyaga gushinga urugo cyangwa se couple nshyashya y'umusore n'inkumi yavukaga, kumwe nyine mushobora kujya gusezerana mu rukiko kugira ngo mwitwe umugore n'umugabo, mutangire kubana nk'umugore n'umugabo. Buri couple yose yajyaga gusezerana mu rukiko bahabwaga amadinari 60,000. Aya ngaya ni amafaranga yatangwaga na leta mu rwego rwo kugira ngo ashyigikire abo ngabo babaga batangiye umuryango cyangwa se batangiye ubuzima bwo kubana nk'umugabo n'umugore, babaga bagiye gushinga umuryango wabo. Mu yandi magambo, gushaka umugore leta yaragutwereraga kugira ngo ugire aho utangirira ushinga urugo rwawe. Wabwaga amadinari 60,000. Aya ngaya akaba ari amafaranga leta yashoragamo kugira ngo umuturage arusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse n'abagiye gushinga urugo nabo bagira aho batangirira. Iyi ngiyi akaba ari nk'intwererano wakwita ko yatangwaga na leta. Mbibutse ko izi ngingo ngiye kugenda mbaganiriraho hano ni ingingo zidashingiye kuri politike cyane, ahubwo ni izindi ngingo zigenda zisobanurwa mu bundi buryo zigaragaza impamvu zishobora kuba zaratumye Muammar Gaddafi akurwa ku butegetsi agakurwa no mu buzima, bitewe n'uko yari yaratumye abaturage be babaho neza cyane. Kandi buriya igihugu gifite abaturage babayeho neza, igihugu kidafite amadeni, igihugu kihagije mu bukungu, kiba ari igihugu kigoye kuba wagikontorora. Ingingo ya gatanu rero buriya iragira iti ngo muri Libya ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi ibigendanye n'uburezi ndetse n'ubuvuzi byose byari ubuntu. Bivuze ngo kujya kwivuza cyangwa se kujya kwiga, ibigendanye n'ubuvuzi ndetse n'uburezi byose byabaga ari ubuntu. Ndetse bakomeza batangaza ko leta yashoraga amafaranga menshi mu bigendanye n'ubuvuzi kugira ngo iteze imbere ubuvuzi, iteze imbere amavuriro ya leta, ku buryo wasangaga amavuriro ya leta atanga serivisi nziza ndetse agatanga n'ubuvuzi bwisumbuyeho, ndetse ibyo byose ari ku buntu. Kwivuza byabaga ari ubuntu ndetse no kwiga bikagenda bityo. Hanyuma ku ngingo ya gatandatu tugiye kuganira kuri munsi wa none iragira iti buriya ngo muri Libya ku butegetsi bwa Gaddafi buri muturage wese wo muri Libya wifuzaga kujya mu bigendanye n'ubuhinzi. Kumwe nyine ushobora kubyuka ugafata umwanzuro ukavuga uti ngewe guhera ubu ngubu ngiye gukora imishinga igendanye n'ubuhinzi, ngiye kujya kwita ku buhinzi. Icyo gihe ngo umuturage wese wifuzaga kujya mu bigendanye n'ubuhinzi, leta yaramushyigikiraga ikamushakira ibijyanye n'imbuto, ibijyanye n'amasoko ndetse n'ibigendanye n'aho azahinga ibyo ngibyo yifuza guhinga. Mu yandi magambo y'icyo wazanaga ni igitekerezo gusa cyo kuba wifuza gukora ubuhinzi n'uburyo wifuza kubukoramo, ubundi ibindi leta ikabigukorera ukajya gukora ubuhinzi bwawe. Iyo ngo yari ingingo ya gatandatu. Hanyuma rero ingingo ya karindwi
ivuga ko ngo buriya muri Libya ku butegetsi bwa Gaddafi, iyo mu bigendanye n'ubuvuzi byabaga byagoranye, ngira ngo murabizi hari uburyo ki hari nk'indwara zigenda zigaragara mu bihugu bitandukanye, ariko ukaba wasanga izo ndwara nta buryo bwo kuvurirwa mu gihugu buhari, biri buze gusaba ko umurwayi ajya kwivuza hanze y'igihugu. Muri Libya rero byagendaga gutyo, bigaragara ko umurwayi biri buze gusaba ko ajya kwivuza hanze y'igihugu, hari amafaranga leta yashyiragaho yishyuriraga uwo murwayi ugiye kujya kwivuza hanze y'igihugu. Iyo umurwayi yasangwagamo indwara idashoboye kuba yavurirwa mu gihugu, leta yishyuraga ibihumbi 2,300 by'idolari ikabyishyurira umurwayi ugiye kujya kwivuza hanze y'igihugu. Bibutsa kwivuza imbere mu gihugu byabaga ari ubuntu. Mu gihe rero indwara badafite ubushobozi bwo kuba bayivurira mu gihugu hagati, biri busabe kujya kwivuriza hanze y'igihugu mu mahanga, leta yashyiragamo ibihumbi 2,300 by'idolari bifasha uwo murwayi ugiye kujya kwivuza hanze y'igihugu. Ubwo nawe ushobora kuza wita ugereranya ukareba mu gihugu cyawe ubundi bigenda bite. Ariyo mpamvu twatangiye ikiganiro mbabwira ngo hari byinshi byabaga muri Libya ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi, kugerana n'ubu ngubu na n'iyi saha bigifatwa nk'inzozi mu bihugu byo muri Afurika. Ingingo ya 8 rero hano, ingingo itangaje cyane ngo nuko buriya muri Libya ku butegetsi bwa Gaddafi, iyo waguraga imodoka nyine, imodoka yo kugendamo, leta yakwishyuraga 50% by'amafaranga ugiye kugura iyo modoka. Mu yandi magambo, nimba imodoka ihagaze nka miliyoni 20, leta yakwishyuraga miliyoni 10, nawe ukishyura izindi miliyoni 10. Ndagira ngo byumve neza, iyo wifuzaga kugura imodoka, leta yakwishyuraga 50% y'igiciro cy'iyo modoka ugiye kugura. Hanyuma ku ngingo ya 9, nuko igiciro kibikomoka kuri petroli, by'umwihariko essence, cyari cyaramanutse kikajya ku idolari 0.14 kuri litiro. Idolari 0.14 kuri litiro, ngira ngo nicyo giciro hari gishobora kuba kiri hasi cyane ugeranyije naho ibiciro bya essence bishobora kuba biri. Ubwo nayo wageranya ukareba ibiciro bya essence usanzwe uzi. Bibutse ko ibi byose ni ibyabagaho mu gihugu cya Libya ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi. Hanyuma rero ingingo ya 10, nuko ngo buriya Libya cyari igihugu kidafite ideni, igihugu kidahabwa inkunga, ahubwo cyari igihugu gifitewe ideni n'ibindi bihugu bitandukanye rya biliyoni 150 z'amadolari. Ndagira ngo wumve neza kano kantu. Igihugu nta deni cyari gifite, ahubwo cyo cyari kifitiwe ideni n'ibindi bihugu ingana nka biliyoni 150 z'amadolari. Mu yandi magambo, cyari igihugu kihagazeho mu bigendanye n'ubukungu ku buryo kugira ngo kigire ideni, ahubwo ibindi bihugu bikigirira ideni, bikibamo ideni. Hanyuma rero ku ngingo ya 11 baravuga ngo mu gihe umuturage wa Libya yabaga adashobora kubona akazi, kwa kundi uba warize ariko ukaba utari kubona akazi, ngo buriya leta yagiraga umushahara yishyura abo bantu babaga barize ariko batarabona akazi. Babaga barize barashoje kwiga, ukaba utarabona akazi, hari amafaranga leta yakwishyuraga yo kuba nyine wifashisha mu gihe utarabona akazi. Iyo nayo ni imwe muri programme zari ziriho mu gihugu cya Libya ubwo ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi. Hanyuma rero hano ku ngingo ya 12 ivuga ko ngo buriya mu bigendanye no gucuruza amavuta, bibutse Libya ni kimwe mu bihugu byacuruzaga amavuta menshi, nako ngo buriya ngo mu bigendanye no gucuruza amavuta,
amafaranga yose yavaga mu icuruzwa ry'amavuta muri Libya yahitaga ajya muri banki y'abaturage. Systeme yari yubatse buryo ki amafaranga yose avuye mu icuruzwa ry'amavuta muri Libya ahita ajya muri banki z'abaturage, muri banki y'abaturage. Hanyuma ingingo ya 13 ivuga ko ngo buriya umubyeyi wabyaraga umwana muri Libya, umubyeyi wese wabyaraga umwana muri Libya yahabwaga amadolari 5,000. Sinzi nimba nabyita ubwo nimba ari ishimwe cyangwa se ari gufasha umubyeyi kubaho neza, ariko umubyeyi wese wibarukaga muri Libya yabwaga amadolari 5,000. Umuturage wa Libya wese wabyaraga ayo mafaranga yarahabwaga. Ni zimwe muri porogaramu zizashyizweho na leta ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi. Ndetse hano bakomeza bakubwira ko ngo ku ngingo ya 14 igiciro cy'umugati cyari cyaramanutse cyane kijya hasi, ku buryo ngo amapaki 40 y'umugati yashobora kugura amadolari 0.15. Mbibutse igihugu kiri kuri uru rwego, kiri kuri byose maze kubabwira, byanze bikunze ni igihugu kigoranye kuba wabonamo umuturage wishwe n'inzara, umuturage wishwe no kubura amafaranga yo kwivuza, umuturage wabuze ibigendanye n'ubuvuzi n'uburezi, by'umwihariko cyane ko uburezi n'ubuvuzi byabaga ari ubuntu. Ndetse n'ufite indwara ikomeye cyane ugiye kwivuza hanze, nabibasobanurira amafaranga yahabwaga n'igihugu, yahabwaga na leta. Umuturage wabaga warize ariko akabura akazi nyine mu cyagihe umuntu aba yarize akaba agitegereje akazi, nabo hari umushahara bahabwaga bafasha kubaho. Ndetse hano komeza kubwira ko ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi 25 y'abaturage bo muri Libya bose bari barize ku buryo bari bafite diplome. Ndetse ngo buriya Gaddafi yari yaratangije, iyi ni ingingo ya 16, yatangije umushinga mugari cyane, umushinga wari wariswe Big Man Project. Ndetse ngo akaba ari umushinga wagombaga gusakaza amazi mu butayu. Mbibutse igihugu Libya iherereyemo, agace Libya iherereyemo ni agace gakunda kugaragaramo ubutayu cyane mu majyaruguru ya Afurika. Rero yari yaratangije umushinga wo kugira ngo arebe buryo ki yasakaza amazi mu butayu ku buryo n'ibindi bihugu byose bigira ubutayu bunini uwo mushinga washoboraga kuzabigeramo, kubera ko ari umushinga mugari cyane. Izi rero akaba ari impamvu 16 tumaze kurebera hamwe zishobora kuba zaratumye Muammar Gaddafi akurwa ku butegetsi agakurwa no mu buzima, ndetse zikaba ari impamvu zidashingiye kuri politike nk'uko bamwe bagiye babivuga. Mbibutse ko ibi byose maze kukubwira ni ibirebanye n'umuturage wa Libya, ni ibirebana n'umuturage wa Libya, buryo ki yarabayeho, buryo ki yarafashwe ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi. Hanyuma rero twigarukiye mu bigendanye na politike, mbibutse ko imwe mu mpamvu benshi bakunda kuvuga ko yabaye intandaro yo gukurwa ku butegetsi ndetse no gukurwa mu buzima kwa Muammar Gaddafi, ngo benshi bamushinjaga ko amaze igihe kinini ku butegetsi, benshi bakamushinja ko ari umutegetsi w'umunyagitugu, ndetse bamwe mu baturage be nibo bafashe iya mbere mu kugira ngo bamukure ku butegetsi, ngo kubera ko yari amazeho igihe kinini cyane. Hanyuma rero nawe ushobora kuba ubwo hari ukuntu wabyumvise. Nakubwiye porogaramu yari yarashyiriyeho abaturage be, zafashaga abaturage be, mubwira buryo ki igihugu cyari kimezemo, ndetse nanakubwiye impamvu ngo zagombaga gutuma ava ku butegetsi bikaza no kurangira akuwe mu buzima. Ngayo nguko rero ndagira ngo urebe ko wakoze subscribe kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro bitandukanye ngiye kujya ngugezaho umunsi ku wundi. Ubwo njye dore mu biganiro bikurikira. Ciao ciao.